reka ninjirire mu nzu njya kwiryamira ndumva nino ntabwo yinjira none se umva watuje numva mwamaze kwiharubanda ko aka kagabo ubundi kavuye niba narazanye sida ko umugabo ataha ni hawe ntabwo umugore aryakira nawe niba waraye nyine nanjye nyakira kuki se yakakira sida yonyine oya mada watuje tuza ndagusaba ntabwo urugo nzaruvamo tuza nutaruva muri muzima rero mada wanyu kwitana ba mwana murumva ikintu kibuke muri ngiyenye ubwo yesi wumva kari wazanye sida afite izandagaye Oh yes, reka nongera ngureze ikaze wadukurikiranye ku Igeno Media TV muri kumana nyakira Rwanda rwanya bwakazamura isho rya Rwanda bagasaka mutoro sasa n'ubwo saa mataraga cyangwa gasambe wandi cyari ku Igeno Media TV irebere byinshi byiza twakwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitondo gusa gukora subscribe n'imbutari wayikora ndetse nawe kuzana kwinyanga gusaba cyane kujisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye simaze imisi nkwinginga ngusaba cyane munyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunze cyakuze kugira ngo menye ngo nongere iki cyangwa se ndagabanye iki reka ngwereze ikaze uri muri Amerika z'Uburayi Afrika Australia ayo mu by'ubuturanyi Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse nawe imbere mu gihugu amajyepfo amajyagura sirazu uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali nkubwire ko uburyo ugenda twigaragariza imana yo mwijuru izajya iguhera umugisha maze imisi nkubwira ngo gira neza wigendere byanga byakundi neza uyisanga imbere wakoze neza ubona ibyiza niyo wakoze nabi ibi urabibona kandi bikaza byikubyemo ibi inshuro nyinshi z'ibyo wakoze murambona mwaka kayira murambona ahangaha mu imifuka ibintu byabaye intambara byabaye ingumi byabaye ibibazo biri mu ngo ntago namenye uburyo ngiye nabivuga ntago namenye uburyo nabisesenguramo kubera ko ni ibintu bihangayikishije kandi binateye inkeke abantu bari kwibaza bati ibi bintu bizarangira biti bamwe bati ni imisi y'imperuka dusohoyemo abandi bati Paulo yarabihanuye abandi bati ibi bintu byagombaga kuba koko ngenda bireba bikarenga ubwonko bwanjye nkurikije n'ikigero ndimo wenda n'imyaka ndimo wakibaza ngo ikibazo kiba kiri hagati yande nane rura rugo ejo bundi mwabonye nagiyemo murabizi neza ko ngo bavuye kwipimisha sida kwa muganga ngo basanga bose baranduye kugeza aka kanya bose bari kwitana ba mwana ntawe uramenya ngo ninde wazanye icyo kinyagwa ninde wazanye icyo cago mu muryango umugabo ati ni umugore wayizanye umugore ati ni umugabo wayizanye ariko abasesenguzi n'abazi kureba neza iyo bashyize mu ijisho rya gatatu bavuga ko ari umugore wayizanye ntago nahita mbihamya n'ubu ngubu tuvugana niho ndi kujya ngo intambara zabaye urudaca kumvikana byanze ni ingumi ni amasasu ni ibisongo ni imiguruko ni ibintu utamenye ibyari byo ariko byanga byakunda ukuri kuzajya hagaragara mugani wa Mutabaruka ndi kumanuka njyayo ndagira ngo tujyane ngo noneho umugore yabishe ngo ntagashaka umugabo hehe mu rugo rwe mwebwe nta kantu mwumvamo mwebwe nta kintu mwumvamo nimba umugore adashaka umugabo mu rugo bikaba binavuga ko umugore ari we wazanye icyo cyago icyo kinyagwa cya sida mu rugo mwebwe nta kantu mwumvamo reka ngende ngereyo menye wagwana menye ngo bimeze biti sikweri urumva ngewe tujyane gace nahageze menye ngo ibintu bimeze biti menye ngo se ikibazo kiri ku mugore cyangwa ikibazo kiri ku mugabo ndagira ngo tujyane umuntu mpamagaye yambwiye ko ngo nubundi ngari imvururu ari imirwano cameraman mbare munyumvire namwe abo ba mbare mu nose umvase reka ninjirire mu nzu njya kwiryamira ndumva nino ntabwo yinjira none se umva watuje numva mwamaze kwiharubanda ko aka kagabo ubundi kavuye kwiharubanda
nabyo kwiyarubana ariko madame ndagenda Ntabwo wongera kingura ino nzu uragariya singiye wishyura nta n'icyo ngifashe ntabwo nyigifashe ntabyo kumva numva se numva mwakihesheje amahoro ntabwo yinjira ntabwo yinjira nawe gifate none se reka mubaze wa nagifata wasanze rero uyu mugabo rero kamubwiye uyu mugabo ni wanyanduje sida nzihangana sida yanyanduje ariko ntabwo nakomeza kubana nawe tuzabana akira ko twabanye se tutayanduye nyine umva wa mugabo njye ko twabanye tutayanduye nanze sibyo umva wa mugabo ntabwo nshaka umva wa mugabo wanyumvisha jewe kwiteza abaturanyi no kwiteza ibibazo byanyu abaturanyi bari hariya bandeba urahava nawe have nanjye njyaho nahave nawe njyahari yumva nawe ukuna merewe muyanya yaramase tuza nyine genda kuba ku gasozi madame wanyumvisha madame wanyumvisha nakingure nakingure nyine nyumva nyine we nyumva we nyumva siko bimeze mbabari unyumve sibyo umva nyine nkubwire man nabyo kumva ariko ndumva we nyumva nyine nta matwi ngifite sida yaraje yazibishe kandi niwe wayinteye nta matwi Yesu muri kucyo gusohora ibintu bye reka mubwire wa mugabo nawe si nawe niba we nyine nyumva nyine we nyine we nyumva tega amatwi nyine yenzi hangana sida yanteye zihangana sida yanteye ariko nabo kano kagabo nkashaka munyumva nyine sinkakene mwanduye sida mukamenya ko mwayanduye yo bimenya bari amahirwe akomeye cyane niba yarabimenye rero mwatuje niba yarabimenye nagifate nawe kiremo imyenda yagenda ntabyo kukumva wa mugabo we watuje koko subundi we w'umugabo oya nyine nyumva kandi yayanduye sida nyine nk'umuntu w'umugabo nyine nyumva umuntu w'umugabo niwe ugomba gutuza mu rugo wowe ugomba gutuza mu rugo mugahesha urugo rwanya amahoro ariko birashoboka nese ibi bintu byo guhora mushwana mushondana ni ibyanyabyo ndambuye kuba we nyine we nyumva hagati yanyu mwembi ntawura amatwi nkubwire ndambuye n'uyu mugabo sida yaramuzahaje kuko ariwe wayanduye mbere arambeshyira ngo ninjye wayimuteye ndasamba sindi indaya uyu mugabo ni indaya reba barebe niba bari kundeba nawe bakurebe ariko nawe ubundi bakurebe nawe mubwire bamurebe nawe bakureba ngo bamurebe barakureba mibikita wacinzi we y'indaya mbi barakuramo nawe ugifate nayo wowe wowe ibintu mwabyumvikanyeho mwebwe sibyo mwe mwabyumvikanye ntabwo twayikodeshanyaga niba oya tuza nyine ibipangu uragiye turanshutse njyamye mu buriri urariye urangaswe ariko mana we nzanye sida se nayizanye mu modoka nayipakisha abakarani sida nayizanye he hariyo se nari mfite mu modoka reka mubaze mwatuje koko ubu nisa niba narazanye sida ko umugabo atahani hawe oya nyine mutuze niba narazanye sida ko umugabo atahani hawe umugore ntabyakira niba narazanye sida ko umugabo atahani hawe ntabwo umugore abyakira nawe niba waraye nyine nanjye nyakira kuki se yakakira sida yonyine kuki se yakakira sida yonyine ntabwo yakira sida yonyine nanjye wanyumvisha kuki se watuje ariko ntabwo ntuzi watuje madame mutuze ariko mbabwire watuje babarira mutuze tuze ariko watuje utabona n'akantu nashyizemo mujya mumbara none ndakora iki watuje ibintu byose mubwira agende wenyine nanjye kahubwo kingura njye no kuryamira ndumva n'umutwe wese ubu ngubu umutwe urandembeje tuza nyine wowe tuza urakurembeje watuje koko ife watuje koko umva wa mugabo tuza ariko nawe uzapfa niba ari ugupfa watuje ariko mubanzirize nkuko ngisanga watuje ariko watuje ako ubundi wa mugabo urashaka njyewe ngiye nyumva ntabwo niba ndi indaya waranguze niba nanjye niba ndabyemeye ndiye wowe mujye mubara mwambere wowe nyine nyumva wowe ruzaguze madame wanyumvishe nawe niruguze hari ibyuri apesha madame ntabwo bigoye reba ukuntu ngana
nakuzanye uru tomati ibinyasha n'ibinyashi uruyaye wowe none dore umurungi umugabo watuje koko watuje ibintu byo kwiteza abantu nicyo kintu cya mbere watuje ko nagahinda sibice nzarugarukamo wambabariye koko watuje cyawugira ngo ndahava ariko ndagucungira umutekano se ko mu nzu nta kintu kirimo ndagucungira umutekano uzabigura se madam wanyumvise we kwitana ba mwana murumva ariko ikintu kibuke muri ngiyenye ubwo yesi wumva kari wazanye sida gafite izandagaye umuntu arakora iki koko kiramuhamye gafite izandagaye uwayizanye n'utarayizanye mwese nimukomeza kwitana ba mwana nta gisubizo kizima muzabona mu rugo none se umuntu niba ngafite izandagaye ngo angari na nyinshi ubwo uri kumva atari wowe wayizanye nyine we tuza nkubwire nawe iki gikapu nawe uragifata ndajya ngiye we reka mubwire ntabwo mushobora kwibikira we madamu wacu madamu ntabwo ari bufungure nkubwire ubu ntabwo ushobora gucisha make koko ureka gushwana n'uriya mugore ntabwo ushobora kubika ibanga ry'urugo rwawe koko erega ntabwo njyewe reka nkubaze wivuga ngo ntabwo sosiyete yose iraza kubota iraza kubabona umwana wanyu azakure muri ibi bintu mushobora kubika ibanga ni kwandura sida ntabwo ari byo shiraniro ry'ubuzima reka nkubwire wa munyamakuru we niba uri n'umunyamakuru uzimbizi ngiye naje ndi muzima nari muzima nabyibanga ry'urugo rero ku muntu nkanjye wanduye sida uza ariko ubuzi ko nyiri muto imyaka 32 none se iyo ufite yose none se nta bafite imyaka 5 barwaye sida none se bose bahite bapfa cyangwa bahita bitari ikizere cy'ubuzima mwebwe mu biki ibanga ry'urugo rwanyu ibanga ry'urugo se kandi ubona ama igikapu ni kwa kutumvikana kwanyu bamuhaka atakagenda hanyuma se turi muri corona ra kandi ntabwo uri kumva iranzahaje ibinini biri he ngo mbanze nirira ubundi wowe umva madari sibyo ntabwo igisubizo gihari arugora muryana gutya mushondana mwitana ba mwana umwatine n'uyu wayinteye kuko muri mwese urumva muri mwebwe mwese ntawe uzi ngo wapfuye nawe ukagabanya umuntu nyumva madari sibyo ntabwo mwebwe bwanyu oya ajya kugesenye kagira umva nkubwire rero wa munyamakuru we reka nkubwire icyifuzo cyane niki nagenda sinshaka no kumuna mu maso yanjye ndagenda njya uri murananja kukura mu maso ndagenda njya ariko ni wowe wirukanye Yesu genda ariko ni wowe wirukanye Yesu dore katazagaruka uraberewe rwose nawe uberwe kaberwe n'igisebo nawe uberwe nawe fata uberwe nawe nafata berwe mwafata berwe nawe naberwe no guheka igikapu kwagihekaga kirimo amafaranga ukaba wakizemo ibizibaho sigaranye nenda yose yaragurishije yarayimaze n'abayimbwa niba ndimbwa se nambwa igira sebuja ni si wowe se si wowe n'ubundi imbwa ibisana sebuja niba wumva nawe uje kutwumvikanisha reka mbe nyegereje hano twumvikanisha reka mbe nyegereje hano twumvikanisha oya buretse nyegeze hano twumvikanisha mujyane wawe bajye nkubwire sibyo wowe muhana umwanya sibyo mujyane iwawe muhana umwanya mubanze muhana umwanya muri mwe mwe muhana umwanya n'igihe hasigaye rero mu biganireho murebe twabiganira twanabitekerejeho nagenda nganira nawe twari mu nama y'umushyikirano se nganira nawe naganiriye nawe genda nanjye ntago mbyifuza sinkibikeneye mwambabare koko ako buri kubona no musaraba uri kunyikoreza nzajya kuwutura uzaje kuwutura nyoko nzajya kuwutura mama se we wazawutuye nyoko njye nawo mfite uruwa kutagira ababyeyi uruwa kurwara amasida nyine nuko amasida nta n'isoni kakanankora sakanankora nawe pfa ndapfuye kankozeho mbere wa mugabo nakumva mwatuje koko mubwira agenda
angenda njya kuko ndafata nibuye mu kanya urafata uramonda mu gahanga uramonda mu gahanga mujye mubara mu ugize ku monda sida wagiye kusigaranya imitsi mike ugize ku sigaranya imitsi mike yase waranja wowe kwa muganga wegeze usanga uyu mugore wawe wenda bakubwiye ko we yarasanzwe afata imiti yari yarabyanze ntibamuhaye imiti se nitarayifite wese ntuyifite yanayishyiraga muri iki gikapu nose mwayifashe neza ko ubuzima bukomeza nyuma yo kurwara ndayifata nawe agenda yifate akomeza agenda gisimukeneye noneho nose muri kuki mutati ubundi mujya kubana mwebwe bwanyu mwari mwaripimishije ntabwo twipimishije nose mwabibwirwa n'iki nimba mutarazi mubaze nyine impamvu avuga ngo ni wayimuzanye ahubwo kiriya gikecuru cyawe ikihe gikecuru madawanti wakabanyisha amahane mwebwe itone se nyuma mwagiye kubana mwaripimishije huye none se niba mutari mwaripimishije yarakabanye nkagirira impuwe none se mwabibwirwa n'iki nimba mutarayikuye mu busore bwanyu sidano yavuye yaturutse ku mukecuru babanaga iki kisaza n'undi cyari gifite umugore na mbere igisaza atagifite imyaka 32 kibaho uru ruhinja rero bebe nta buruhinja jya kwanyuka guhibera nawe wanyutse si wowe wanyanije ibi bisida byose nirirwa nzembanye mubwira agende wa mugabo kabyanda yekana wambwiye akagenda y'abana 10 ambwire ngende se ndagenda hari iticyumaye ndagenda se ndagenda n'amaguru agende n'umutwe cyangwa uje ugenda uboshye wajyanye umuntu wa muntu ajyana oya mada watuje wajyanye umuntu tuza ndagusaba nagura urugo nzaruvamo tuza nutaruva muri muzima rero azakujyana muri ya ntoza nyine munyisa niba ushaka ko ntuzamuvana nese wa mugabo we wagiye ko ndagenda njyahe nose muragomeza mu Rwanda gutya biragarukira ndagenda njyahe turarwana nyine dukomeze gutyo muvana hagenda turakomeza gutyo kugeza iki ntago ngenda ubwo bukamambiri wafashe ntabwo gukubita mu matama bikorese ndayigaya uragaya imbwa itagukubita kandi mbere naragucekaga utabona ngo nari umugabo ntihabwa intebe se iyo uyihinuza niba idahabwa intebe iyo uyihimeza aho rero genda ntabwo urwo rugo ntiburuvemo naje ndi muzima none ntuzayishyurira se amafaranga ukuye waryaga kuruse wati nakubonaga warameze amenyo se wari uruhinja ari nakudiha wagabanyije ibi bintu mwabona mugereye ibintu sinzantu byagarukira sinzi nani zintambara zishobora gusorera nakavuna muzumba nakishe nagateruye nakishe byarangiye cyaburiya muzingo bizarangirira ntago bizarangira mbanza iki urwapfuye ngayimbwaka zitazansangayo zitazansangayo ibi bintu wamenya ibikemura uhereye uruzabikemura yapfuye ntawe ushaka kumvikana n'undi buri wese baritana ba mwana ntawamenya ahantu iyo sida yavuye uzabikemura yapfuye kandi nzakwiyicira akamarimari se ko kabyina ukabona n'amaguru kamarimari ko kabyina ukabona n'amaguru nanabyinanye ntabwo nivana kuyo nese nibwo ukimbyara ihute rero genda mvi nihute se waneye kurwaza simbimbe rurenda gupfa uzarwa kucyuri kumusubura mu nzu kandi muyikodesha nyamwese urakoze cyane uvuze ko tuyikodesha ikintu uko yaba yaruyubatse naho kuyikodesha nanjye nayishyura ntayubatse nzakunambaho nagenda simukeneye se inkweto zanjye ziri jewe rero abantu sinabi kamera makuru kamera gerageze mbunge ningira amahirwe birakunda n'ibyango ubwo nta kundi kama kawaida mu basengere urugo rwaguye mu muzimuda mu mudayimoni rwose sawa jewe bye bye